Rexham Production. Agasozi wakeneyeho nunakira kazabimenye bang 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 bang. Muri he? Oh Lord. Madam yiriwe neza. Yego. None amakuru. Ni meza. Oya ugeze kujya mu nzu ntabwo birasa. None se byagenze bite? Uno munsi niriwe mu mirimo kandi nawe urabizi niwe mu mirimo. Iyihe mirimo se uko byagiraga isaha ubundi imbere byatunganye byarangiye? Byagiraga isaha mbere twari tugifite umukozi ngo njya mu gukoropa mu guteka mu koza amasahane dore n'ubu rwose nkwiye mu masahane. Rwose mbombwira iyo mirimo uyikora mbere ya saa sita naho ubu ngubu rwose ntabwo byakunda kubona inshira. Oya bawicaye hara ntabwo umuntu nkawe akwiriye kwicara muri salisa gutya nuko. Njye umuntu wiyubashye ufite amafaranga umeze gutya y'ingagari ngo Oya ko ufite amafaranga uracakira umukozi rwose. Ntabwo nahicara reka. Uba wiriwe ku muhanda unywera amafaranga ukazumbogaho nta Muza twumvikane urumva twubahane urumva kandi urabizi kubahana biri hano wiri unywera amafaranga yanjye ariko nikore yanjye kumpagiraho inzoga nakoze kera nka savinga mwera yanjye ngibyo ntago bindeba icara hara cyangwa ubireke ntago waba wiriwe ku kabari umwanjye nta nkwiye kukasangiye ngo urajya ngo okay nta kibazo ngwino tubiganire icara hariya tubiganire ucakire umukozi yewe nta n'isoni rega woririrwa mu kabari wabyukiyeyo warayeyo ngo uraza mu ucakire umukozi nudashaka umukozi usasanga nta n'ikintu kimwe amafaranga arahari urumva ndiyubashye uhera kwa mbere umwana amafaranga uziko amafaranga ahoraho amafaranga ni menshi arahari genda ingagari urumva ayaho ufite umva konti dore hano konti zuruzuye ibi ubwo wirirwa yanywera kuri kara kabari kari amafaranga nta mari ufite be na mbere ushaka iki ngo nje nsanga urugo rwanjye ibintu byose biteguye bimeze neza genda shaka umukozi uzamfasha imirimo kandi rakururu yawe yo guhora mu kabari ukaza umboga erega umugabo utanywa inzoga ntawe bo madamu rero cisha makeya tuganire hanyuma umbwire ikibazo ufite hanyuma tukiganire. Ikibazo mfite ni cyo umukozi aze mushake tugabana imirimo nimba ari guteka mfate guteka no gukoropa ibindi byose najya bikora. Okay none se uwo mukozi hari ahantu wawe umuzi basi wenda ngo tumuhamagare. Hari agakomisiyoneri nzi kakagabo kagendana n'ibiraya byose n'inshinzi ntago katuburira umukozi rwose. None ushaka inama mu rugo. Hoya. Okay ni guca inyuma uzihangana. Oya ntabyinda indaya zirarutanwa hari indaya ibishaka akazi gasanzwe ariko n'umuntu ari indaya ariko nyine ubona utazi ukuntu ameze ubwo rero ntabwo yatuburira umukozi udukorera ntabwo yamubura rwose. Okay ngaho rero ushaka umuntu muhamagara nyine hanyuma ze ubwo kanyweye nimero ze umuhamagare twadushakira umukozi. Okay zime vuba kuko ngiye mba nihuta ibintu byanjye biba bigenda vuba vuba. Andikaze muhamagare rwose ngiye imirimo y'agatunambwe ikirutana yagutana. Ase ko numbi tari gucamo bimeze. Okay reka nongeye ngerageza. Gerageza ntabwo ngiye ibi nazashe. Allo. Ya bimeze biti. Ntago wandangira umuntu ushaka akazi ko mu rugo rako numva nshaka umukozi kandi ko yewana yihutirwa mu iki cyumweru arihutirwa. Wamufite? Oya mushaka ibi. Madamu yandembeje rwose ngarashaka umukozi shakisha uburyo bwose uno munsi umungeza. Ni Benita ne yakare. Sawa. Rexham Production. Bifuza umukozi. Kuki utambye kare muri gihe iyo uvuze nta bidanje akoze bose wabonye bose cyangwa baranze amasamu abakobwa beza abahungu bose ngiye byose n'abakozi abakozi bakora umukozi ushaka mu rugo cyangwa mu rugo ukora akazi kose uko kameze kose akazi kose akazi kenshi umukozi rwose ndere nguyu namuzanye mwebwe mu gihe byo muvugana nyine ngo je simbizi mwemwe mu byari
umeze bite Nsawa. bakwitande Cyangwa anyita Murekatete. ese mureka nkubaza imirimo yose yo mu rugo urayizi yaba guteka gukoropa koza amasahani gukubura byose urabizi Umva wikirirwa ujya kuri ibyo byose ni nko kubiba. Nko guhamagara umuntu. byose urabizi n'amadirishya ngiza Cyane rwose nzabikora neza uko ubyifuza. Uko ubyifuza niko nzabikora. umushahara rero urashimishije nimba mbwira yo imirimo yose uzi mu rugo ikorwa Imirimo n'izi yose pasiparumu ndayizi. uzazibagarira Cyane neza. nzabikora neza n'ibi byatsi byose nabyongera ni kubona. ibihumbi 30 sinayarenza ku mukozi kandi uwo n'umushahara ushimishije Umva nta kibazo mabuja byose nzabikora neza uko ubyifuza. rero ngiye ukuntu nabyumva ubwo utangira akazi tangire kambe kuri iyi hano. jaride yanjye rwose uyikore neza nanjye kambe Nta kibazo mabuja kambe mbikora neza. Iyo mana duse Sister, ameze bite? Ewa ndabona uri mu turimo tumwe na tumwe. ndi mu turimo. Ariko dore umukozi mana we. Ewa uriya mukomisiyoneri. Niba ari we mukozi yanzaniye. Yitegereje pe. Ni we nashakaga. Cyane Ewa ni inzobe. Nyashi dore noneho wallahi wakiba. Cyakoze. Uriya mukozi nzamugura byeri. Nzamugura byeri pe. yakuye umuguru bari ku muhanda ko twahoranaga yose. Mbo rero twihutishije va muri utwo turimo twe tuganira na madamu ntawe uhari noneho iwa twe tuganira kabisa. Icara hanga icara. Cyangwa twe tuganira. Sister nta kuntu wenda mwari amafaranga nuza madamu azaza guhemba urumva umuntu yakongeraho makeya nyine ukajya ugira ibibazo ukemura byaje nyine byihariye madamu atarimo hana nyine ino mirimo yirwa gukoresha nyine kugenda kuropagira urumva hanyuma nyine ayo mafaranga yongera ari ikibazo Ariko se reka mubaze. Ubu mabuja aramutse abimenye niyatwira. uriya mugore ngenda muzi naramwishakiye nta kintu ndumva mubwire sibyo tuva no mu murenge twasezeranye ivangura mutungo urumva asaze gato nahita mwirukana cyane rwose nta mpamvu y'umukobwa mwiza nkawe guhora akora ino mirimo imeze gutya urumva ukeneye ubuzima bworoshye bumeze neza urumva burimo amafaranga sibyo se nawe ubundi rwose nta kibazo ego ko mana yanjye ubu ni ibiki nsanze iwanjye mana yanjye iyi ni ya mbwakazi y'umukozi nazanye ejo bundi ndebera n'uyu mugabo madamu rwose ujya uvuga neza oya ntajya kuvuga neza ngewe no none kukozi usanze n'icyumweru amazana none murimo murancinye rwose kumva nta kintu twakoze pe nta kintu twakoze ubu urabona gushiki ku buryo ujya kuwuca inyuma nawe rwose umva madamu urumva madamu ujya wumvikana banza wumve wa mukozi we ndakwirukanye aho agatoki kareba nkubone Umva mada sigaranzwe tuvuga twareye ko wazatuvuga. habe n'ijana urakingwa habe n'ijana aho agatoki kareba abakomisiyoneri bakomisiyoni ndaye mbesho zose bagakura ku muhanda twumvikane umukozi nawe ushakiye uramwirukanye nongera kuntera iseseme ngo ushaka umukozi nzahita mutayisha nawe uzahita utaha iwanyu ngo nikora byenge nebenge biki umva zabire kujya uzi byikora twumvikane umukozi wansabye uramwirukanye sibyo tunamabuno mabi gusa genda